Yewe Kagame Paul ndahiriye u Rwanda ku mugaragaro ko ntazahemukira Repubulika y'u Rwanda, ko nzakurikiza nkanarinda itegeko nshinga n'andi mategeko, ko nzakorana umurava imirimo nshinzwe, ko nzaharanira amahoro n'ubusugire bw'igihugu, ko nzashimangira ubumwe bw'Abanyarwanda, ko ntazigera nkoresha ububasha mpawe mu nyungu zanjye bwite, ko nzaharanira ibyagirira Abanyarwanda bose akamaro, nintatira iyi ndahiro nzabihanirwe n'amategeko. Imana ibimfashemo. Imana ibimfashemo. Nyuma yo kurahira, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika arashyira umukono ku ndahiro. His Excellency Paul Kagame will now proceed to sign the oath. Perezida w'Urukiko rw'Ikirenga agiye gushyikiriza Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ibirango by'igihugu birimo itegeko nshinga, ibendera ry'igihugu, ikirangantego cya Repubulika ndetse n'indirimbo y'igihugu. The Chief Justice will now present to His Excellency the President with the symbols of state, the Constitution, the national flag, the coat of arms and the national anthem. Amushyikirije itegeko nshinga, agiye kumushyikiriza nanone ibendera ry'igihugu, akaba anamushyikirije ikirangantego cya Repubulika. Umugaba mukuru w'ingabo ashyikirije Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ari nawe mugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda inkota n'ingabo nk'ibimenyetso byo kurinda ubusugire bw'igihugu. Muri uyu mwanya Nyakubahwa Perezida wa Repubulika agiye kwakira indirimbo y'igihugu nka kimwe mu birango by'igihugu.